natwe abantu bawe tubasabiye ubwenge kugira ngo babone imbaraga zo kugukorera Mana, kandi abaguciriye bugufi ubabarire kuko uri Imana igira neza. Imana iriyishyura, urayima ariko ikiyishyura, yikoreramo. Shalom shalom bakunzi bacu, twongeye kubasuhuza by'umwihariko abantu musanzwe mudukurikirana. Ngira ngo mumaze kumenyera ibiganiro byacu bica kuri YouTube channel, ibiganiro by'ivuga butumwa, ibiganiro bihugura abantu, ibiganiro byigisha abantu, ndetse by'umwihariko abagenzi bagana mu ijuru, bikongera kabasubizamo imbaraga. Hari ibyo utaruzi, hari ibyo busanzwe uzi kugira ngo urusheho kubimenya, nkuko mubizi ijambo ry'Imana ntirisaza, kandi ibintu byose bifite ingero zishingiye kuri Bibiliya, ndetse zifata Bibiliya nk'intangarugero. Ngira ngo biraramba kurusha ibindi bintu byose abantu bihimbira, ndetse nawe nibyo abantu batekereza. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero utarakanda subscribe n'ubundi ubyibuke, ibiganiro byacu bikunde, utuhe ibitekerezo, twandikire niba ari cyo wifuza ko twazaganira, cyangwa se utasobanukiwe mu biganiro byacu uratwandikira. Hariho na nimero ya telefone iri kuri WhatsApp, hanyuma ukatubaza cyangwa se ukadusaba, cyangwa se niba ari no kudushyigikira nabyo mukaba mwabikora, Imana ikarushaho kutwagura. Rero uyu munsi ngira ngo twagarutse mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe, tugiye kureba igice cya kabiri cy'ikiganiro ubushize twarebyeho. Ikiganiro cyavugaga ku bantu b'ibisambo, by'umwihariko reka mbyite ibisambo. Nakunze kubikoresha mvuga nti ni ibisambo kuko bima uwabahaye, kandi bagahindukira bakajya gusaba uwo bimye. Ubundi ngira ngo abanyarwanda mwe nabo bantu babafata nk'ibigwari. Umuntu wima umuntu wamuhaye yarangiza akajya gusaba nawe uwo yimye, umuntu ubundi aba ari ikigwari. Ariko by'umwihariko tuvuga abantu badatanga icyacumi cyangwa se badaha Imana kubyiba yabahaye. Ngira ngo uyu munsi twagarutse mu gice cyacu cya kabiri, aho tugiye kureba noneho ese umuntu ubundi ahaye uwamuhaye, agasubira nawe akajya gusaba umuntu yahaye, ese ni ibihe byiza byabyo, ni izihe ngaruka nziza mu yandi magambo zo ku muntu wemeye agafata mu byo yahinze umurima wose, akabatereka ngaburemo ikigabo cya kimwe mu 10 ngishyira Imana, akavuga ati mu rwunguko nagize muri uyu mwaka cyangwa se muri uyu munsi cyangwa muri iki cyumweru, reka nkureho kimwe mu 10 ngishyira Imana. Nibyo tugiye kuganira uyu munsi. Murabona ko hano muri uyu muryango noneho twagutse, harimo abantu benshi, ngira ngo murabona yuko bose bameze neza. Tugiye kuganirira hamwe, turebere hamwe by'umwihariko, ariko ngira ngo mwabonyemo amaraso mashya. Ngira ngo tugiye kumuha mikrofone yivuge, ababwire uwo ari we, hanyuma namara kwivuga dusengera Imana mu isengesho rigufi kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Ngo haye ikaze. Murakoze. Nitwa ababyeyi banyisenyera ndi Mukaga Epifaniya, ariko kubw'amaraso ya Yesu yarampinduriye, nitwa Nyiramunezero Epifaniya. Kumunezera Imana yarawumpaye, nta kaga kagihari. Turashima Imana kuko igiduhindurira amateka. Haleluya. Kadusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware n'ubushobozi. Haleluya. Turagushimiye, turaguhimbaje byiringiro byacu. Tugushimiye kubw'amaraso yawe wafiriye Golgotha ku musaraba. Ayo niyo yatumye duhurira hano hantu tuvuga kubw'umurimo wawe Mana. Tuje kuganira Mwami ku murimo wawe, kubwo abatagukorera ku cyacumi, kandi waravuze ngo ababikora babikunze nibo bazagororerwa. Mana ndinginze kugira ngo ururu kubane natwe, kandi iki kiganiro Mwami gifashe benshi kugira ngo babashe kugukorera babikunze. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Rero byose tubisabye twizeye izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Amen. Imana imuhe umugisha cyane Epifaniya. Harya ngo rya zina ni bari barakwisenyera ndi Mukaga, ariko ababyeyi nabo bitaga nabi. Nawagushyiraho, ariko ugeze muri Yesu nsanga nta kaga dufite, ni Nyirandi mu munezero. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo ni bimwe n'ubundi, ngira ngo umwigisha wacu yanatuganirizaga tugatiriga n'ibyo natwe badushyiramo, cyangwa se bituruka mu miryango. Ugasanga umuntu niba yari mu miruho n'umwana akakuraga iyo miruho, ategereje ngo nawe uzayiraga umwana wawe, abantu bakazahora mu miruho. Ariko Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe bose bazi bamusanga arabaruhura. Kandi burya ngo hari umugabo wigeze asaba Imana ati nubwo bambyariye mu gahinda bakanyita n'uruzina rubi nyine rusobanuye, ariko we hari uko wabigenza ukabihindura. Rero uba mwita Yabesi. Imana ibaho umugisha. Rero twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uno munsi muze.
murakoze nk'uko twabiganiriyeho bo mu kiganiro cya mbere tuganira ku cya 10 nicyo twongeye kugarukaho ariko noneho turarebera hamwe ibijyanye n'ingaruka zo kutagitanga kuko byanze bikunze Imana iriyishyura urayima ariko ikiyishyura yikoreramo noneho rero buriya yabitangiye avuga ati kwima waguhaye cyangwa gusaba uwo wimye ni ikinyarwanda cyakoreshwaga no hambere abantu bakuru ugasanga baganira bakagira ibyo banenga cyangwa n'ibyo bashima uwo banenze bakavuga bati yagiye gusaba uwo yimye bivuga ngo kutazirikana kutamenya kutibuka ineza wagiriwe cyangwa ngo unamenye ikibi wakoze kwima uwaguhaye bigaragaza kutazirikana ineza wagiriwe gusaba uwo wimye ni ukutigaya ngo wibuke ko utakoze neza wigaye byibuze usaba imbabazi ikidukwiye rero nk'abakozi b'Imana uyu munsi wa none turaganira ku ngaruka zo kudatanga icya 10 hari ukuntu bijya bigenda twabonye uburyo wagitanga dusomye mu gitabo cy'Abalewi hanyuma uyu munsi wa none reka tubanze dusome ijambo ry'Imana n'ubundi tugiye kuganiriraho mu rwandiko rw'Abaheburayo uradufasha gusoma n'ubundi mu bice 7 dusoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri Abaheburayo bice 7 yego tuhere ku murongo wa mbere turasoma n'uwa kabiri reka turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu Baheburayo ibice ni 7 umurongo wa mbere n'uwa kabiri aravuze ngo ubutambyi bwa Melikisedeki busura ubwa Kristo butazakuka ndumva namwe ko handitse yego nyuma Melikisedeki uwo wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana Melikisedeki uwo yari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose ni wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami amuhumugisha Melikisedeki uwo yasanganiye Aburahamu ubwo yari avuye gutsinda Aburahamu yahaye umugisha Melikisedeki ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu 10 cya byose uwo ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu 10 cya byose ubwa mbere izina rye nibyo yego ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu kandi irya kabiri ni umwami w'i Salemu risobanurwa ngo umwami w'amahoro dukomeze kwa gatatu reka tuganira aho ngaho cyangwa usome naho haravuga ngo ntagira se ntagira nyina uwo ntabwo yagiraga se ntiyagiraga na nyina ntagira basekuruza kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo nta basekuruza ntafite n'itangiriro cyangwa iherezo ahubwo ugashushanywa n'umwana w'Imana ahora ari umutambyi iteka ryose uwo nguwo ahora ari umutambyi Melikisedeki ubutambyi bwe cyangwa ubwami bwe bwashushanyaga n'ubundi ubwami bwa Kristo butagira aho buhera naho burangirira uwo nguwo niwe Aburahamu yashyiriye kimwe mu 10 byerekana ko kimwe mu 10 ni itegeko niko twatangiye tuganira ariko ni n'umurage kandi ukwiriye guhesha umuntu wese umugisha wakiranutse kuri cyo ni nayo mpamvu uyu munsi tuganira ku ngaruka zo kudatanga icyo kimwe mu 10 hari ibyo niboneye nawe hari ibyakubayeho hari n'ibyo uzahura nabyo ukamenya ko ibyo twakubwiye ari byo ariko abo twashoboye kugenda tuganiraho bose twahuzaga ku ngingo imwe
bavuga bati icyo tuzi cyo iyo wanze kugitanga Imana yikoreramo. Uti gute? Mfite urugero rw'ibyo niboneye ku ruhande rwanjye. Akantu kamwe nabonye, nigeze kwanga kugitanga, fata amafaranga yari gutangwa kuri 1/10, nyafataho njya kuyagura ikintu, ndagenda ibindi naguze mu mafaranga yanjye bwite nta kibazo nagize, ariko icyo naguze muri ayo mafaranga cyaribwe, ariko sinavuga ngo kibwe mu buryo busobanutse, byanyobeye uko bigenze. Imana yikoreramo. Ikindi kintu nabonye gishobora guteza amakuba n'ibyago ku bantu banze kugitanga. Hari umunsi umwe twanze kugitanga. Erega umuntu abatari no kubyanga, ariko kandi bibari no kubyanga. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Satani aguteza uburiganya, ukabona ibibazo bikubanye bwinshi cyangwa ubukene bubaye bwinshi, ugahitamo kuyanyuza mu zindi nzira, ariko ibyo ntibinezeza Imana. Ahubwo Imana ishaka ngo uyatange, za nzira nazo iba ari zikemura ibyo bibazo biri muri izo nzira zindi ushaka kuyanyuzamo. Noneho twebwe kubera ko tutayatanze, twahuye n'ingaruka tuziteza n'abandi. Inshuro nyinshi niba mwibuka uburyo twaganiriye kuri Yona, yahuye n'akaga anagateza abo bagendanye mu bwato. Kutumvira Imana biteza umuvumo, kutumvira Imana biteza akaga, kudakora ibyo Imana ishaka biteza amakuba. Yona yanze kumvira Imana, ajya guhungira Tarushishi, Imana yamwoherezaga Ninewe kuburira abantu bayo. Ageze mu nyanja ahuramo n'akaga nka kamwe Pawulo yigeze kuvuga. Noneho nanjye ibyo niboneye nuko muri icyo gihembwe twanze gutanga 10%. Imana iteza amapfa mu murima wacu, iyateza no mu karere kose cyangwa mu bice dutuyemo byose. Hatera amapfa, ibishyimbo biruma. Nguyu twari turi kumwe, tujya mu murima wacu dusanga ibishyimbo byumye. Angira inama aravuga ati hari ikintu mbonye, kudatanga 10% biduteje akaga, kudatanga 10% biduteje imivumo. Nanjye ndareba ndamubwira nti ahubwo si twe gusa, biteje n'amapfa abantu bose. Izo ni ingaruka zo kudatanga 10% ngira ngo tuganireho. Hanyuma ahita ngira inama aravuga ati reka nkwereke icyo twakora. Ubwo turi mu murima ku gasozi muri ayo masaha nka 9 z'umugoroba, arambwira ati reka twihane dusaba Imana imbabazi, dupfukamaho mu murima dusaba Imana imbabazi, turayinginga, twiyemeza ko tugiye kugitanga. Ako kanya tuvuye mu murima mu mugoroba imvura iragwa, amahoro araboneka, ibyago twari duteje abantu bose Imana ibikuraho, turagenda dutanga 10% nkuko tubyiyemeje. Amen. Ibyo narabyiboneye. Twari twahuye n'ingaruka, duhura n'akaga, tugateza n'abaturanyi, tugateza n'akarere kose kubera ko twanze kumvira Imana. Ikindi gihe kimwe hari ikintu niboneye, nigeze kujya mu ivugabutumwa, n'ahantu ni mu nce z'amayaga, sanga hateye izuba, amapfa, ibishyimbo byumye naho. Noneho ndebye ukuntu hameze n'amarira mbasanzemo, bavuga bati turarumbije, imyaka yacu irapfuye, nta musaruro, nta kintu tuzabona. Ndagenda mbwira abantu b'Imana, ni Imana yambwiye. Nabanje gusenga, Imana ivugana nanjye, ndabibabwira iby'Imana imbwiye, ndababwira ngo Imana irambwiye ngo nimwemera mukihana, mukumvira, mukareka ingeso zanyu mbi, kandi mukihana ko mutatunganye, mutakiranutse ku 10%. Uyu munsi wa none nimwemera mugakora ibyo, Imana imbwiye ko uyu munsi imvura iri bugwe. Ibyo narabyiboneye, abo twaganiriye bo muri izo nce nabo barabizi, kuko na n'uyu munsi wa none bamwe baracyantelefona bakambwira bati iby'Imana yavuze yabikoze ako kanya. Turabiganira, hanyuma bemera guca bugufi, barihana, Imana ibagirira imbabazi, Imana itugirira neza,
ako kanya imvura iragwa bakibyirebera n'amaso yabo. Izo ni ingaruka turi kuganiraho z'abadatanga icyacumi, badakora umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye. Imana itugirira imbabazi, uwo munsi imvura iragwa, imyaka yabo irarumbuka. Icyo nicyo niboneye ubwanjye, kubera ingaruka zo kudatanga icyacumi. None se wowe iyo urebye amakuba cyangwa inyatsi yawe, iyo urebye ibibazo ufite, iyo urebye mu mibanire yawe n'Imana, uburyo urimo ukora, uko utanga icyo cyacumi, ubona binoze ku buryo binejeje Imana? Ngiye nkubwiye ingaruka nagize. Izo ni ingaruka mbi zo kudatanga icyacumi. Nibyo niboneye, ni inzira nanyuzemo, mbona uburyo Imana yemereye umuntu ayiciriye bugufi, Imana ikamugirira neza. Hari akandi kantu kamwe nakubwira, ariko twakaganiraho wenda gasa naho ari ikindi gice cy'ingaruka nziza. Tumaze kuganira ku bibi nabonye n'amaso yanjye, nawe hari ibyo wiboneye n'amaso yawe. Ikiganiro tuganira n'ingaruka zo kudatanga icyacumi. Nkakubwira ngo Imana yikoreramo. Mweretse uburyo yatwaye ikintu nari nguze mu mafaranga nari gutanga. Icyo gihe byari 43,000. Ndagenda nguramo ikintu, nkibura nk'uko nakiguze. Imana yikoreramo. Wowe nta hantu ujya ubona Imana igenda yikoreramo? Mu gihe utabikoze neza nturabibona. Tekereza urebe ibintu byagiye mu buryo budasobanutse, urasanga hari aho Imana yikoreyemo. Hari aho igiye yantwaye ibintu by'ubucuruzi, hari aho izi ikikoreramo mu matungo utunze, hari aho izi ikikoreramo ikaguteza igihombo, hari aho izi ikikoreramo ikaguteza umuvumo, ukabona ibintu bigiye mu manzaganya, ukabona ibintu bigiye mu buryo budasobanutse. Burya iba yikoreyemo kubera ko utakiranutse ku cyacumi cyayo. Cyacumi twatangiye tuganira ko ari itegeko, mbabwira ngo kuri jyewe ngifata nk'itegeko, nawe wagombye kugifata nk'itegeko. Twatangiye mbabwira ko Imana ikunda amaturo, kuko yibwiriye Abisirayeli, yibwiriye Mose ngo bwira Abisirayeli bantura amaturo. Ishaka umutima ukunze, ibyo ukoze mu mutima wawe ukeye binezeza Imana. Niyo mpamvu Imana ishaka ko uyitura amaturo, ugatanga ikigabane cya 1/10, ukagitanga gishyitse neza. Iyo wanze kugitanga gishyitse, yikoreramo. Kwikoreramo rero niho iguteza igihombo. Wareba mu byo wakora ukabona biragenda bishonga, kandi n'ubundi ntacyo wayikoreye. Impamvu gihe nakubwiye ko naranguye ikintu ndakibura, ndongera duhinze imyaka irarumba, ariko icyo nkundira Imana, haleluya, amen. Yumva gusenga twaciye bugufi. Uyu munsi wa none nawe hari icyo watekereza, ugafata umwanzuro, ukavuga uti Imana menye yuko ntakiranutse. Ushobora kuba ari cyo nawe uri kuzira, kuko twe twateje ibibazo duteza n'abaturanyi n'akarere kose. Tubona imyaka irumye, dusaba imbabazi, Imana iratubabarira. Mwene data, nawe uciriye bugufi Imana, ukayereka aho utatunganye ku cyacumi no ku maturo, umutima wawe utakunze ngo ugire urukundo ukunze Imana wumve wayitura, nawe usaba Imana imbabazi. Uyu munsi wa none Imana irakugirira neza, kandi byawe bizagenda neza nkuko natwe byatunganye, nawe Imana yabitunganya. Nkuko twasabye ko imvura ikagwa, ariko tumaze kwicuza. Icyo usabwa ni ukwicuza, hanyuma Imana ikakugirira neza. Haleluya, amen. Uyu munsi wa none niwemera gucira Imana bugufi, nawe urabona kugira neza ku Imana. Ibitagendaga neza biragenda, ibitatunganye biratungana, kuko Imana niyo ibitunganya. Ibitameze neza biragenda neza. Aho wabonaga ibintu byanze kugenda bizagenda neza. Dore ikintu wakora. Buriya Yesu hari ikintu yakoze kandi gikomeye abantu batazi. Hari imirimo Yesu yivugiye ubwe ngo azayitubaza. Abantu batese ni ibiki? Aravuga ati dore ikintu nkubwiye, kandi iryo nibanga nanjye ngiye kukumenera, unurigenderaho bizagenda neza. Reba muri dukeya ufite uha abakene. Yesu yaravuze ngo
nzababwira ngo sinigeze kubamenya. Hanyuma arongera aravuga ati hari abo nzabwira ngo nimuze abo data yahaye umugisha, ngo nari ndi mu nzu y'imbohe murandeba, nari ndwaye muransura, nambaye ubusa muranyambika. Ako kantu kamenye, kuko ako kantu hari aho kakuvana, hari n'aho kakugeza. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ngo mbese ngo bamwe bazavuga ngo ni ryari twakubonye mwami, ngo ni ryari twakubonye wambaye ubusa, ngo ni ryari twakubonye uri mu nzu y'imbohe, ngo ni ryari twakubonye urwaye. Arivugira ngo mu gihe mwabikoreye umwe muri bene data baboroheje, nige mwabikoreye bariya bakene urenza amaso, baguteza umuvumo. Reba muri dukeya ufite usangire na mwene so w'umukene, ibyo Yesu azabiguhembera kandi gusenga kwawe kuzumvikana. Fata umugabane wa 1/10 n'amaturo ushyitse uwutange. Fata amaturo nk'uko umutima wawe ukunze yakwemeje uyatange. Twabiganiraho cyane mu gice cya mbere, mwarabyumvise. Naberetse ibanga ry'Abafilisitiya bamaze kubona ko Dagoni yabo itsinzwe n'Imana. Baravuga bati ni gute twahongera Imana kugira ngo Imana itureba nibambe. Batekereza ku mazahabu. Reba kantu ufite nawe niba byaranze, reba mutwe usigaranye ugende akagaciro gaha Imana, usaba Imana imbabazi, hanyuma wite ku bakene muri dukeya ufite. Imana izakureba nibambe, izakureba imbabazi kandi izakugirira neza. Ibitagendaga bizagenda neza, kandi wibuke yuko nakubwiye ko ari ibanga rikomeye. Yesu azibariza abantu ngo nari ndi mu nzu y'imbohe ntimwandeba, nari nshonje ntimwafungurira. Ita kuri ako kantu uzareba imirimo yawe ngo iragenda neza, ibyo wakoraga bizatungana, ubundi utange ibishyitse mu migabane y'Imana nk'uko igusaba 10 n'amaturo, kandi wicuze uhereye umunsi wa none ucira Imana bugufi, ibyawe izabitunganya. Haleluya, amen. Imana izabitunganya, izakurebana imbabazi kuko nawe ugira imbabazi. Ijambo riravuga ngo kumunyembabazi ziyerekana nk'inyembabazi, kutunganye ziyerekana nk'utunganye, ariko kuwanduye ngo iziyerekana nk'igoramye. Shaka gukiranuka kw'Imana uyu munsi wa none, ukora ibyo gukiranuka, ukora ibyo Imana ishima, ibindi byose Imana izabitunganya. Haleluya, Amen. ngira ngo twasubikira ahangaha tukongera tukagusengera. Hanyuma hari n'ingaruka z'ibyiza nagiye mbona kubw'uyu murimo, tuzabiganiraho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Nkubwira ibyiza naboneye mu gukora iby'Imana ishaka no kwicira bugufi no kubitunganya. Birahari, ntabwo ari amagambo gusa, dufite ibihamya bifatika, dufite imirimo y'Imana, hari ibyo Imana yakoze. Nzabibabwira mu kiganiro cyacu cya 3, cyari ikiganiro cya 2, ariko komeza ucira Imana bugufi. Murakoze cyane. Numva twakwinjira mu kanya ko gusenga. Wa mubyeyi n'ubundi watangiye dusengera, ni uri bunadufashe gusenga kugira ngo mwene data wemeye gucira Imana bugufi agusabira Imana imbabazi. Wemere nawe watuze umutima wawe, ubwira Imana ngo Mana mbabarira, ntabwo natunganye ku 10, amaturo sinayatanze n'umutima ukunze, ntabwo nigeze narebana imbabazi abantu batoroheje, kandi Yesu aribo ahagazemo. Nicyo gipimo ari kudupimisha. Azavuga ngo igihe utabigiriye mwene data uyu woroheje w'umukene, nanjye ntabwo nigeze nkumenya. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, murakoze. Ngira ngo ni ikiganiro cyiza cyane kandi mwabashije kugenda musobanukirwa, nanjye nkuko nanjye nagiye ngisobanukirwa. Harimo akaga kenshi cyane ku muntu udatanga 10. Nahise numva yuko ashobora kuzanira akaga bitorero bose, ashobora kuzanira akaga mu mudugudu wose, ashobora kuzanira akaga bo mu muryango wose. Murumva ko ntago ari ibintu byoroshye, ariko twaca bugufi mugani Imana yatugirira ibambe. Ngira ngo Epifani nawe ushobora gusanga ugiye gusengera aba bantu, ariko nawe wasanga ari amakuru bifiteho, wasanga ari bifiteho, ndetse na mukecuru hari amakuru abifiteho. Ariko ngira ngo mbere yuko usengera abantu, ariko se birashoboka koko yuko umuvumo wo kudatanga 10 cyangwa se w'ubusambo umuntu agira bw'ibintu Imana yamuhaye bishobora kuzanira akaga n'umuryango we ndetse n'abantu be babugufi? Niba ari icyo ubiziho ku 10 nawe watubwira, hanyuma twarangiza tugasengera aba bantu.
murakoze. Gusa gukorera Imana nta gihombo kirimo, kandi nta cyiza nk'uko ubundi Imana iguha byinshi ikagusaba bikeya. Nge icyo navuga ku cya 10, nzi neza kuko iyo ugitanze n'umutima ukunze, Imana irakongerera rwose, kandi ntabwo ibigusaba byinshi. Niba ari 1000 gukuramo amafaranga 100 ntabwo aba ari menshi, usigarana 900 aba ariyo menshi. Nge nzi neza ko nta gihombo kirimo, kandi nge nta gihombo nigeze mbona mu gukorera Imana. Icyo nicyo navuga. Ubwo rero nasenga mvuga ngo abantu bagira ishaka byo gukorera Imana babikunze, kandi bazabona imigisha myinshi. amena. Mana nziza, Tata, turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, uri ibyiringiro byacu Mana. Nta wagukoreye uzikorera amaboko. Ijambo ryawe riravuga ngo abantu bawe nibaca bugufi ngo uzabakiza, nurangiza ubakirize n'igihugu. amina. Turinginze kugira ngo Mana abataraguhaye icyacu uko bikwiriye, ubahe ubwenge buturutse wowe mu ijuru, kandi ubahe kugukorera bagifite uburyo bwo gukora, kuko hari igihe bazakenera kugukorera batakibonye uburyo. Turinginze rero ngo abaguciriye bugufi bamaze kumva iki kiganiro Mana, ureke imigisha yawe ibamanukire, ubigaragarize kuko uri Imana. Mana, imbabazi zawe zigaragare kuri bo Mana, urebe kubwo guca bugufi kwabo, ubarengere kuko uri Imana igira neza. Ugize neza Data, baha ubwenge buturutse iwawe mu ijuru, kuko badafite ubwenge ntago babasha kugukorera Mana. Kuko umukozi wawe Salomo yaravuze ngo nta kindi agusabye, agusabye ubwenge. Ntago yagusabye ko abanzi be bapfa, ahubwo yagusabye ubwenge buturutse iwawe mu ijuru. Natwe abantu bawe tubasabiye ubwenge kugira ngo babone imbaraga zo kugukorera Mana, kandi abaguciriye bugufi ubabarire kuko uri Imana igira neza. Tugushimiye kuko wabanye natwe, kandi Mana ukatwigaragariza kuko uri Imana igira neza. Ureke Mana abakwemere kugucira bugufi, nawe bumve kuko uri Imana ishobora byose. Ntabwo tugutotera amagambo nk'abagutegeka, tutaragusaba uzi ibyo dukennye, kandi tutaragutabaza niwe udutabara. Umugambi ufite ku mwana w'umuntu ni umwiza, ntabwo ari umubi. Reka abantu bagucire bugufi, nabo barengere kuko uri Imana igira neza. Ugize neza mukunzi mwiza, ngakomeza wiheshe icyubahiro muri byose, mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Imana ibaho umugisha cyane mwese bari bakurikiranye iki kiganiro cyacu cy'uno munsi. Utarakanda subscribe, nta bundi buryo ki wazajya ubonamo ibiganiro byacu, hanyuma munatwandikire mutubwire uko mubyumva. Reka tuzasubire mu biganiro byacu by'ubutaha, kandi namwe Imana ibaho umugisha ko mwemeye ko tubana muri kino kiganiro. Bye bye, turabakunda.